gufatanya ni byiza ariko no kuba wenyine bishobora kuba byiza. Niyo mpamvu uyu munsi tugiye kurebera hamwe akamaro ko kubaho wenyine. Ushobora kubaho wenyine kubw'amahitamo yawe cyangwa se ukabaho wenyine kubw'amahitamo y'abandi. Iyo uri wenyine kubw'amahitamo y'abandi uba umeze nk'umuntu watereranywe, ariko iyo uri kubaho wenyine kubw'amahitamo yawe uba warasobanukiwe icyo kwibohora ari cyo. Niyo mpamvu rero ku muntu wiyumva wenyine kubwo gutereranwa aba akwiriye no kumenya amahirwe yihishe mu kubaho wenyine. Hari uwitwa Buda baramubajije ngo ni iki cyiza hagati yo kugendana n'abandi no kugenda wenyine. Uzi ukuntu yarabashubije ngo byaba byiza kugenda wenyine kuruta kugendana n'injiji. Hari ihame rivuga ko iyo ushaka gukora urugendo rugufi kandi rwihuse ugenda wenyine, hanyuma waba ushaka gukora urugendo rurerure ukaba wajyana n'abandi. Gusa ikintu gifite agaciro muri byose ni ukumenya ngo ni bande mugendana, kubera ko abo mugendana nibo bashobora kugena niba ujya imbere cyangwa nta naho ugana. Duhora dushishikarizwa gukorera hamwe, ariko siko buri gihe gukorera hamwe ari byiza, ahubwo biterwa nyine n'abo muri gukorana. Hari igihe rero gukorana n'abandi byangiza kurusha nuko byubaka, ahanini bitewe n'abo ari bo. Niyo mpamvu rimwe na rimwe kugenda wenyine bishobora kuba byiza kurusha kujyana n'abaswa. Hari irindi hame rivuga ko waje wenyine kandi uzagenda wenyine. Impamvu waje wenyine ni uko buri kimwe cyose wibwira ko ufite, uko iminsi ishira kigenda kigusiga gahoro gahoro kugeza igihe kizagusiga burundu. Uzahere nko ku mubiri wawe. Umubiri wawe witaho mu bishoboka byose, ukawugurira imyenda y'ibiciro, ukawugoshesha neza, ukawusiga neza, ukawutaka uko ushobojwe kose. Ariko iyo urupfu ruje umubiri uragutamaza ugasigara, ntabwo ujyana nawe. Ukaza nko ku mitungo yawe, amazu, amamodoka, ibibanza, ubucuruzi runaka, amafaranga yawe n'ibindi byose utunze. Igihe kinini cy'ubuzima bwawe ukimara ukusanya iby'isi urundarunda imitungo, ariko ku iherezo ry'ubuzima bwawe ku isi, iyo urupfu rukugezeho bya bindi wakusanyije byose birasigara, n'ubundi ukagenda wenyine nta na kimwe ujyanye. Inshuti zawe, umuryango wawe, umufasha wawe, abana bawe, ababyeyi bawe, abavandimwe bawe n'abandi bantu bawe ba hafi, abo ni abantu wizera cyane kubera ko baguhora iruhande nawe ukabahora iruhande. Baragufasha mu buzima bwa buri munsi nawe ukabafasha mu buzima bwa buri munsi, ndetse hari igihe akenshi wigomwa byose ukababeraho, cyane ko ibyo ukora byinshi burya uba uharanira kubanezeza. Ariko nabo iyo urupfu rukugezeho baragusiga ukagenda wenyine, cyangwa rwabageraho bakagusiga bakagenda bonyine. Iyo urupfu ari wowe rugezeho, icyo bakora gusa ni ugutegura neza ikiriyo cyawe, bakitanga bishoboka, bakarira, bakaboroga, bakababara bya nyabyo. Bamara kugushyingura bagatereraho indabyo, bakikomereza ubuzima bwabo. Muri make ngo ikintu gishobora kuba kijyana nawe nko kubizerera mu by'iyobokamana, bavuga ko ari imirimo wakoreye mu isi. Yaba ari imirimo mibi n'ubundi ikajyana nawe, n'ubundi yaba ari imirimo myiza nabwo ikajyana nawe. Niyo mpamvu bavuga ngo waje wenyine kandi uzagenda wenyine. Ni ukubera iki no mu buzima utabaho wenyine. Kubaho wenyine rero bishobora kugira akamaro. Buri kimwe cyose kiriho gifite uruhande rwiza kikagira n'uruhande rubi. Yaba gukorana n'abandi bishobora kugira uruhande rwiza bikagira n'uruhande rubi. Ni kimwe nuko kubaho wenyine bishobora kugira uruhande rwiza bikagira n'uruhande rubi. Uyu munsi rero tugiye kureba ko uruhande rwiza rwo kubaho wenyine, buri kimwe cyose wageraho muri iyi si uba uri mu nyungu, cyane ko ntacyo wazanye, nta n'icyo uzasubira nayo. Ni ukuvuga ibyo waba utunze byose uri mu nyungu kubera ko ntacyo wazanye. Waje wambaye ubusa uzasubirayo n'undi wambaye ukuri. Ntacyo wazanye nta n'icyo uzajyana. Icyo wageraho cyose rero muri ubu buzima uri mu nyungu. Ujye wishimira buri kimwe cyose ufite kubera ko n'ubundi ntacyo wazanye nta n'icyo uzasubira nayo. Niyo mpamvu ari byiza rero kwiga no kubaho wenyine.
ni byiza kubaho udafite abantu n'ibintu ukunda, kubera ko umunsi umwe ushobora kuzabibura cyangwa nabyo ubwabyo bikakubura. Niba utabaho mutari kumwe, ushobora kuba uri kumwe n'umuntu utari uwa nyawe, kubera ko umuntu wa nyawe akubakamo ubushobozi bwo gukomeza kubaho no mu gihe adahari. Niba udashobora kubaho udatunze ibi n'ibi, ibyo bintu ntubitunze, ahubwo nibyo bigutunze. Ikintu cyose udashobora kubaho udafite, uba uri umucakara wacyo. Icyo kintu ntabwo uba ugitunze, ahubwo nicyo kiba kigutunze. Niyo mpamvu rero ugomba no kwiga kubaho wenyine, ukiga no kwishima wenyine, kubera ko ku ruhande rumwe hari igihe ubikenera. Buri gihe ntabwo ari ikibazo kubaho wenyine, ahubwo bishobora kuba ikibazo kubana n'abantu batari abanyawe. Niyo mpamvu ari byiza no kwiga kubaho wenyine, ukiga kubaho wishimye wenyine, kubera ko ibitugaragiye byose isaha iyo ari yo yose bishobora kudusiga. Buri wese rero aruzuye ku giti cye, niyo mpamvu no kubaho wenyine bishoboka. Iyo rero uhisemo kubaho wenyine, ikibaye cyose gihera kuri wowe. Niba habaye icyiza uracyishimira nkawe nyirizina, niba habaye ikibi kikakubabaza nkawe nyirizina, niba hari amakosa ukoze urayishinja nkawe nyirizina. Muri make inzitwazo zose zivaho, kubera ko uzi neza ko ibiba byose ubigiramo uruhare mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Iyo ubaho wenyine rero, icyo ukoze cyose kiba ari wowe. Niba ari kibi ni wowe, niba ari cyiza ni wowe. Ibi ngibi bituma ubaho ubuzima bwuzuye butagira inzitwazo. Ni wowe nshinganwa kuri buri kimwe cyose kigize ubuzima bwawe. Iyo utsinzwe aba ari wowe, n'iyo utsinze bikaba uko nguko. Muri make iyo ubaho wenyine uribohora, uba ufite ubwisanzure busesuye. Iyo ubaho wenyine nta kintu na kimwe gishobora kukugira umucakara, kubera ko buri kimwe cyose ni wowe. None iyo ubaho wenyine umenya igihe cyo gufata, ukamenya n'igihe cyo kurekura, kubera ko ntabwo uri imbata y'icyo ari cyo cyose. Igihe cyo kurekura kigeze urarekura, n'igihe cyo gufata cyagera ugafata. Kimwe mu bimenyetso bizakubwira ko uri umunyembaraga, nuko uzaba unashobora kubaho wenyine, ukishima uri wenyine, cyangwa se ukishima bahari. Ukishima ntacyo ufite, cyangwa se ukishima ufite byose ushaka. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko uri umunyembaraga. Kabasha kwishima baba bahari cyangwa badahari, byaba bihari cyangwa bidahari. Ntukeneye ikintu na kimwe ngo kikuzuze, kubera ko uruzuye wowe ku giti cyawe. Niyo mpamvu rero muri ubu buzima hari igihe uba ukeneye no kugenda wenyine. Burya ngo umenye icyo ushoboye iyo uri wenyine, usobanukirwa imbaraga zawe neza iyo uri wenyine, usobanukirwa inshuti zawe za nyazo iyo wihugiyeho ukaba wenyine. Burya niba ushaka kureba nk'inshuti mbi ziri mu buzima bwawe, uzihugireho. Izo nshuti mbi ubwazo zizahunga. Wiga byinshi wenyine kurusha uko ubyiga ubikuye kuba kugaragiye bose. Iyo utari wenyine uravuga cyane kurusha uko wumva, ariko iyo uri wenyine urumva cyane ukanitegereza cyane kurusha uko uvuga. Kandi burya iyo wumva cyane ukanitegereza cyane, wiga byinshi cyane. Umenya uwo uriwe neza rero iyo uri wenyine. Ni kimwe nuko wisobanukirwa iyo uri wenyine. Niyo mpamvu kubaho wenyine bidasobanuye ko wanze abandi bantu, ahubwo bisobanuye guha agaciro kisumbuyeho ubuzima bwawe. Ku ruhande rumwe ntabwo byoroha kubaho wenyine, cyane ko atari byo bintu twamenyereye. Ntabwo byoroha kugenda wenyine, cyane ko atari byo bintu twamenyereye, nta nubwo ari byo bintu twigishijwe. Uzarebe ufashe nk'umushwi w'inkoko, cyangwa se ugafata nk'inyoni ukayishyira nko mu gikarito, ukajya uyigaburira muri icyo gikarito. Iyo nyoni yagihora iguruka mu gikarito iri gushaka kukivamo, ariko uyifashe ukayimarana wenda nk'imyaka 2, ibaho gutyo, nyuma ukaza kuyikura muri cya gikarito. Iyo nyoni ntabwo ishobora kuguruka ngo igende, kubera ko ntabyo yamenyereye. Kabone nubwo muri iyo myaka 2 wari umaze uyibeshejeho mu gikarito, yageragezaga kuguruka yumva ko iboshye. Ariko uramutse uyirekuye ukayibohora, kuguruka ntabyo yashobora, ntabyo yamenyereye mu buryo bumwe cyangwa ubundi.
ku ruhande rumwe ntabwo byoroshye kubaho wenyine, nta nubwo byoroha kugenda wenyine, ariko niba hari ibintu bigukuza vuba vuba bikakubaka vuba vuba ni ukubaho wenyine. Rumwe mu rugendo rukomeye ushobora gukora ni urugendo ukoze wenyine, ariko nanone nirwo rugendo rukugira umunyembaraga, ni rwo rugendo rwubaka imyitwarire yawe mu buryo bukomeye. Niba ari nk'intambara igora kuyirwana, ni intambara urwana wenyine, ariko niba hari intambara ikubaka mu buryo bukomeye, ni ya ntambara urwana wenyine. Niba rero uhisemo kubaho wenyine, ugahitamo kugenda wenyine, ikintu usabwa ni ukuba umunyakuri ku buzima bwawe, ukaba n'umunyembaraga kandi ntuzigere uhagarara kugenda. Urugendo rukomeye ni rwo rukugeza ahantu heza. Uzabirebe imisozi ihanamye niyo ituma ureba imirambi myiza. Hari igihe umara igihe wisunga abantu, buri gihe ukumva wuzuye ari uko muri kumwe, ariko wareba intambwe utera ugasanga ntayo, wareba iterambere ugeraho ugasanga ntaryo. Abo bantu muhorana aho kukubaka ugasanga baragusenya. Icyo gihe rero uba ukwiye kwitekerezaho, kuko ukeneye gutangira urugendo rwa wenyine. Iyo utangira urugendo rwa wenyine rero ugeza ku rwego ugaragaza icyo ushoboye, kandi iteka ryose iyo werekanye icyo ushoboye, abantu beza kandi b'ingirakamaro nibwo batangira kuza mu buzima bwawe. Ariko iyo utaragaragaza icyo ushoboye, buri gihe abantu batari abanyabo nibo usanga mu buzima bwawe. Impamvu ujyana n'abandi ariko ntugire ikintu ugeraho, nuko ushobora kuba uri kujyana n'abantu batari abanyabo. Byaba byiza kugenda wenyine kuruta kugendana n'abaswa. Mbere y'uko rero ubona abo mufatanya urugendo ba nyabo, bisaba kubanza kurutangira wenyine ukagaragaza icyo ushoboye, kandi iyo werekanye icyo ushoboye, abantu beza kandi b'ingirakamaro batangira kuza mu buzima bwawe.